Hello, my people. This is Tesi. And Nana. Yewe umeze uteya. Meze neza cyane ya. Wacuga ngo yari yarabuze. Yego. Sinzi iyo yari baragiye. Bari Miami. Miami. Shaka nemvuye za Miami. Nukuri kose. Shaka narasa neza ya. Chere, mbese nasa neza gute kandi maze iminsi ngwaye grippe. Dore ndi kwinywera tuzi grippe ni indwara z'abakire. Indwara z'abakire. Wazankubise. Kamana yanjye mva. Amaze iminsi yakonje. Abashuti bacu mumeze mute, abakunzi bacu. Turashuje cyane. Turabakire byimazeyo. Abantu badukunda. Ukomeza kudukorera subscribe. Share, comment. Umva, bakane kubwira live cyane nanjye bahamagara bakambwira ati tuba twagukorera amashyi turabemera cyane. Abo bantu bose turabashuje kandi turabashimiye cyane. Imana ikomeze baho umugisha bari hano mu Rwanda bari hanze cyane. Abantu badukunda ako muskunu gukunda ari ikintu cyiza se. Uzi kugira abantu bagukunda bakavuga ngo baragukunda kandi kwibwirira cyane. Ikintu cyiza nkacu. Rero Imana ibaho umugisha cyane. Uyu munsi se noneho Nana bimeze gute mawe? Oya uyu munsi meze neza. Uyu munsi abantu bambwiye ngo sinkiririmba. Yeme nararwaye. Kandi nyine ya. Narwaye grippe. Oya ihangane ga kagakorasi maze iminsi tekereza. Narwaye grippe ahubwo munsure abakunzi banjye munsure maze. Bakohereza imbuto. Munyweze imbuto. Muhereze umurwayi imbuto. Niko kuri cyane. Nakora agakorasi. Uvuga ijwi gakubera amaze iminsi ndwaye. Biri gukora neza. Irimo ibintu bijanye na ariko kubera urukundo mbakunda bwinshi. Ndapfa kwihangana ndirimba ho gatoya. Hari akarimbo kari kuvuga ngo bariza satani ngo wiruhirije iki ijuru ribyemeye uraruhirike urarushwa n'ubusa. Imyanzuro yanyu yabaye impfabusa ni hahandi hanyu ntacyo mugeraho. Ujya inama zirarutana mva baseka uko se kwasa babishe. Oya jega ndi umuhinzi ya banahinze aravuga ngo bariza satani ngo wiruhirize iki kwijuru ribyemeye urarushwa n'ubusa. Ngo imyanzuro yabo yabaye impfabusa ngo ni hahandi habo ngo ntacyo bageraho ngo bujye inama zirarutana. Inama savuga urazizi? Oya iyo mu ijuru shaka haleluya ijuru riba ryakoze inama ryateranye rigashwanyaguza ibyo satani yabutegetse byose bijya byose. Satani arushwa n'ubusa ikama bihindura ubusa. Ijuru rikama rihindura ubusa. ndafashijwe faye cyane. Rero inama nubwo zoterana gute nubwo satani yohaguruka agateranya inama n'abambari n'abakoze bose inama zirarutana. Ibaze ijuru gutana ku bwawe none ko urumva na satani yokora neyo haguruka agasara n'abambari be n'abadayimoni bose bagahagarara ijuru ryateranye ku bwawe ibintu byose. Hari umuntu wambwiye ejo bundi bamwita Shaka ndabizi ko araza gucunga baragukunda cyane akunda kudukora twawe. Thank you. Yambwiye ejo bundi arambwira ngo hari igihe ijuru bijya gutekerezaho ngo rigahaguruka. Amena. Ijuru ryose ryahaguruka ku bwawe. Ibaza ariko ijuru rikagutekereza Tesi. Ijuru ridutekereza mu izina ryawe rihaguruke nawe uri aho ngaho wicaye kutureba. Ijuru rihaguruka ku bwawe. Kandi hari umuntu azaje mu buzima bwo gupfundikanya agakubitika akamavuga ngo Imana yaramwibagiwe ati sege hari igihe ijuru rizahaguruka ku byawe. Ibya Yesu ni ku murongo ugume ku murongo ufata na oya ku murongo. Ibya Yesu ni ku murongo urava mu murongo hari byamundi mu mwanya wawe urava mu murongo kuzawugarukamo bizakurusha. Urava mu murongo kuzawahe uraha amahirwe uw'inyuma. Ibya Yesu ni ku murongo nubwo wawuhamagarira nini waza mbere y'uwa kane nubwo wawuwasahuza nini waza mbere ya 100. Amarira ishavu ryawe n'umubabaro ntibyayibuza gukurikiza nimero. Ibya Yesu ni ku murongo urumva. Ibya Yesu rero ni ku murongo. Ubutaha nuza tuzane senti turinde tuzakora igitaramo. Tuzakora igitaramo hano dufite impano nyinshi cyane. Dukomeje kubasuza mukomeze mugubwe neza uyu munsi rero mana yanjye
twaje turababaye nubwo twatangiye turi guseka twadukumburanye ariko twaje kuvuga ukuntu isi isigaye yaraje yinjira mu rusengero. isi yaje mu ikanisa. Isi yaje mu ikanisa abantu ntibabimenye, sibyo? Niba baranabimenye barabyirengagiza. Barinjiriwe ntibamenya ko binjiriwe, sibyo? Hari ibintu biri hano hanze bibabaje, hari inkuru ziri hano hanze kandi ziganjemo abakozi b'Imana Satani yahagurukiye muri no minsi. Satani yahagurukiye abakozi b'Imana. Delila zararakaye, ariko noneho Delila zararakaye, ibintu byarivanze, sibyo? Ariko Imana igomba gutabara itorero ryayo kandi bikaba abakozi b'Imana cyane Satani yahagurukiye abakozi b'Imana. Hari inkuru iri gutrendinga hano kuri social media zuriya mu bishop, ni Bishop Harerimana. Bishop Harerimana niba ntibeshye, uriya mu papa, uriya mu bishop yari mu bishop ukomeye, aza akunda gusengera abantu kuri televiziyo, agasengera abantu bagakira bagatanga n'ubuhamya, sibyo? Ubu ngubu ejo bundi urukiko rwaramukatiye, ariko ruri by'agateganyo, nibyo biri kuri social media biri no gucaho. Umukozi w'Imana, icyo cyambabaje kubura umukozi w'Imana. Satani yahagurukiye akagutegura, ni nka kujyaga Delila bamuteze Samusoni, aho naho nane akagana Yosefu gana n'intwari Mukapotifari. Ese ba Yosefu bagiye he? Ese ba Yosefu ko nta Yosefu tukigira ibibazo byara Yosefu tukigira. Abantu twabuze kuki tutakigira abagabo bihagararaho nka Yosefu. Mukapotifari yakwitambika ukamusigira umwenda ukirukanka. Ariko Yosefu nawe yari umugabo, ariko ubu ngubu ni ukukurura atarabaye cyane. Noneho uriya mupapa nawe ngo bya bintu zo gusenga abayumva ahubwo babe maso, sibyo? Ese buriya ni abayumbera cyangwa ibintu byo cyangwa n'abatubuzi? Imana imbabarire. Habayeho n'abatubuzi bakitirira bakavuga ngo Imana yavuze kandi itavuze, sibyo? kandi naho birahari hano n'abahanuzi. Imana imbabarire, si abatubuzi, ubwo ni abahanuzi. N'abahanuzi nyine hari igihe avangirwa akavangirwa. Noneho uriya mupasiteri we rero icyo azira ni iki? Umuyoboke we, reka mvuge gutyo, niba ari umuyoboke we, ni umuyoboke we, amushinja ko yamwambuye amafaranga, yamuriye amafaranga avuga ngo agiye kumusengera, sibyo? bivuge neza, ni ukuvuga ngo Bishop Harerimana ni umubishopu nyine, urabyumva, aza asengera abantu bagakira. Umuntu rero amubwira ko yarwaye umugore, none amubwira kumusengera, amusengera ko ntiyakira, ariko none amubwira ko yarwaye nyine indwara nyine yarwaye indwara nyine iyo downtown nyine wa mugani w'abavuga, sibyo? Ngo bipfiriya nyine ararwara. Noneho uwo mugore afata n'ifoto arafotora sheri. Urumva aho ibintu biba bigeze. Uwo mama nawe n'akasamutwe, urumva arafotora, arangije mbese aje kumwereka, yarafotoye ayohereza Bishop, sibyo? ngo Bishop arebye uburwayi bwe nyine arareba ifoto neza, aravuga ati birababaje pe, ngo aravuga ati ndagusengera, ati ndebeze mbese ngo izo operasiyo neza cyane, mbona amasengesho dayimoni aho yinjiriye, abazimu bose aho bari, agomba kubasengera. Arangije rero aramusengera, ariko ngo ageze aho ngaho atangira uko nabyumvishe bagenda bivuga ku kinyamakuru, ni ibivugwa agenda amwaka amafaranga. Noneho wa Bishop atangira gukangisha wa mugore ya foto, ngira ngo si umukristo, ngira ngo hari ni nka kugira umuntu azira abantu ukagusengera cyane. Urumva ni nk'umukristo wa online, reka tuvuge gutyo, urumva, kuko ntibari biboneye amaso ku maso. Arangije aramubwira, niko umugore avuga, wa wundi yasengeye, aramubwira ngo natamuha amafaranga, Bishop ari bivuga, natamuha amafaranga
iyi video arayishyira hanze ya foto nyine nawe urumva nk'umuntu w'umumama niba hari ifoto ye hose agaragara mu maso nyine n'ahantu hose urumva yaratinye cyane urumva agaheza akohereza wa kugira ngo disi iriya video utajya kugira ngo akavaringe akora ibintu bifite n'umuvumo by the way ni ukuri bino bintu nubwo turabihuza n'izindi nkuru turimo kumva urumva pe umuntu ashobora kugira intege nke pe akaguheza iyo foto cyangwa akaguha iyo video ariko nawe ufite umuvumo wowe ushaka gushira mugenzi wawe ku karubanda we kumva ko isi yose mbese umusebya isi yose pe urumva nuko byagenze nawe rero wa mugore rero amaze gutanga amafaranga amaze kubihararukwa wa mugore abaje kumureka sibyo kandi ngo uwo mumama igisekeje yari inshuti n'umudamu wa Bishop urumva noneho Bishop ni nawe afashe yafata yereka wa mugore ati dore iby'inshuti yawe yanyoherereje imagine maze amugore wa mugore ahamagara wa mushuti wiwe muka Bishop kubera iki wayihaye umugabo waje ariko bavuga ko n'umugore ahubwo nawe barakurikiranye bose bavuze ko umugore bari bumukwatire mu by'agateganyo imyaka 3 n'umufatanyacyaha birumvikana umugabo we ngira ngo ni imyaka 7 bavuze n'impamvu batamufunze mbere yari yatanze ingwate y'inzu ya $60,000 wa mugabo ibaze wa mugore gara yaje kubareka ibaze kuvuga ngo ubuzima bwose wubatse ufite abana ufashe inzu kubera akantu gatoya akavideo gusa kagukozeho niko bimeze baderera abana n'abantu kandi baderate ariko niba uwo mama nawe ari uko byagenze nawe icyo namunenga ni iyo foto rwose iyo foto wari kuza live iyo foto kwango nawe ntiwite wirima tumucira urubanza kuko amakosa n'umushahara ari aya Bishop ni babashinja ibyaha n'icyaha cyafashe rero nubwo ntibirarangira kubanza bacari kuruca urumva nega mukateye imyaka 7 karingi ngo yatanze ingwate $60,000 y'inzu naza wumva ukuntu abayoboka ari beza we uziko n'umushahara kwa ngo abakristo bazavuga ngo nibamufungure gwese ngayo mafaranga ari kuvuga ngo n'ubusa barayatanga ibase kuri ubu kuntu ibintu biteye ubwoba urumva bari kumva Bishop kumubesha urumva rero isi yinjiye mu kanisa mu itorero muri church sibyo uwo Bishop we rwose Imana igende musange rwose badere nta kindi bakora ubwo tumuvuyeho n'ugusenya noneho hari ibiri turi kuvuga rero tureke Bishop we wenda babe n'ibyo bimenyetso birahari hari ibindi biri kuza noneho twege mu mico yacu ni ibitangaza wenda babona abandi hari ukuntu bagenda babibona by'ibisanzwe twebwe n'ibintu biteye ubwoba mu mico yacu twebwe ibi bintu ko biratubera bishasha muri twebwe aho umuntu muzima umukobwa cyangwa umugore ugategetinga umugabo w'abandi ngo kugira gusa ngo mugushe mu caha ngo umufate video kugira ngo mbese uyungukireho ngo uyicuruze uyicuruze urumva ubwo buzima ngo ucuruze ariko muri kuri no mivumo tuzayikizwa niki kandi nabazimu ni daimoni kurafata video n'abagore basigaye bataga hanze ndi kubyumva yego sabagabo bonye urumva aramwikururaho kugira ngo iwe aricyo ashaka ashobora kugira izo ntege nke pe ashobora kugira izo ntege ariko nawe ufite umuvumo wawe ufata iyo video yanjye yego ako abantu ukayicuruza ubupfura bwagiye ukaza ukayishyira ku isi yose ibaze urumva kuvuga ngo umuntu afashe video erega ubwambure bwawe erega nawe uzoja hanze ya niko bimeze ibyo biba nibyo usarura kandi ibyo wifuriza mugenzi wawe nawe bizakubaho ntabwo bishobora kugendera aho ngaho ubwo buhemu ntabwo wagira amahoro ni ukuri nababaye ahubwo se tese kandi mbanze mbaze uwo mutima ugira ukuvuga ngo reka ngende mugushe mu caha nindangiza shire hanze isi yose noneho ngo numvisha bavuze ngo afite amavideo arenga 40 ngo y'abagabo we y'abapasiteri ahubwo Imana itabara itorero n'ukuri kw'Imana kuko ibintu biteye ubwoba urumva bajya mu bakozi b'Imana kugira ngo bavuga ati oya uretse n'iki iwe ntagira icyo babagamije mbese ngo ni amafaranga n'ubucuruzi ishingiye arakubwira rero asebe narakubwira ati Naomi nafashe video yawe yego ibyo twari turimo urabizi njye nagukameye niba utampa amafaranga miliyoni ndayishira hanze urumva ukikokora ukayatanga
ejo ukwezi kwashira akongera kandi nta nubwo yanayisiba azageze isi yose nose yayisiba gute kandi ari kwicuruza badarira muzofata ubusa ni ukuri ba mukapotifari mugende mwihane izina rya Yesu twamaganye yeme urumva ko ibyo bintu hari umuntu nugeze kumva arambwira ati aba papa benshi bafite ibibazo bikanga ayo mavideo ibaze sha gusenyera urugo rwa mugenzi wawe kugeza aho umugabo aje gufata amafaranga abyara bambere afite abana nawe ufite abana wa mubyeyi amarira aya marira mu rugo uri umugore cyangwa uri umukobwa nturanashaka Imana izakubaza gusa nko muvu muri kwishiraho kurabona uzagira urugo abana kora minerivare urasenya urugo rwa mugenzi umuntu yataye umutwe abana babuze minerivare bari kwishara mbere ya video wafashe karafata agaje gufata amafaranga yarambere nubwo yaba yaguye mu caha pe bige nta mwere ubuhari pe umuntu wese yakigwamo sibyo tege gushira abantu imanza ariko kurafata ubuzima famiye yose kubera kwikunda kwawe ngo kugira ngo gusanga ukashira ngo ujye amafaranga nukureka mbabwire bavandi ubushaka amafaranga hariya koko abantu bagende bihari abantu bagende bihane abantu bagende birababaje pe abantu bagende bagabanye ubugome abantu bagende bagabanye irari ryo gukunda ibintu cyane abantu bagabanye gukunda ibintu bya Kayizari ariko je sinibaza ko akunda n'ibintu n'ubugome n'ubutindi n'ubutima mubi ibyo bintu n'ubutima bubi nta gukizwa kurimo ariko ntacyo umusaruro ejo ndaraje azawe rega urashaka gufata video ya papa ukayishyira hanze ejo nawe bakazashyira y'umwana wawe hanze siko kuri sibyo uyu munsi ni njyewe ejo nawe uzakugarukaho sibyo urafasha umwana w'umugeni ngo yaguye muri icyo cyaha umufashe video n'umugeni urugo rwe rwose uramusenye ese inyungu ni iyi inyungu ni urunguka iki urunguka iki gusenyera mugenzi wawe ese gufata nk'iyo video ukayisakaza ku isi hose wungukira he je sindabimenya wungukira yego bashobora kumuseka ariko nta bidashira niba namuseka ntungukira iki sibyo ariko se wewe urungukira he ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahagurutse agasenya izina ry'umuntu ntabwo aba hasenya wa muntu gusa aba arimo arasenya na generasiyo zizamukurikiraho kuratekereza ko ibyo bintu Imana yobyihanganira umunsi n'umunsi abantu basebya abandi ndakurahiye iyi Bibiliya ivuga ijambo iravuga ngo Imana ntinegurizwa izuru guca umuntu abibazagira gute azagisanga gufata umwanya ugasebya izina ry'umuntu ukarikwiza ku isi ukabloka ubuzima bwe ukatuma abantu bamugiraho imaje itariyo ukabloka urubyaro rwe kugira ngo abana be nibazaseruka bavuga ati dore ni aba wa wundi ndakurahiye abantu bazohura turacafite ibibazo saro ikintu cyo gusebanya ntabwo ari umuco muzima kandi nta muntu nta zina riza ryubakishwa gusenya yandi ngo rikomere murakoze nicyo kibazo mfite ugiye kumutanga hanze ngo bigende urungukira he ubu bugome abantu bagize n'ubwiye iyo ndi zasarura birambamana rwose hari n'abantu abona abazimu satani yinjiye kitagira amahoro satani yinjiye satani yarinjiye ahubwo cyane kandi tunabwira abakozi b'Imana birinde pe kuko satani yahagurutse yaba abaririmbyi abapasiteri yahagurutse satani yarakaye yahagurukiye itorero pe tureke n'abakozi b'Imana tubwire imiryango abapapa abamama mugende musenga Imana mugire ubwenge cyane isi yarahindanye umuntu wese nazazana ashaka no kugushakaho ubushuti uzaza ugira amakengo navuga ati se uko umuntu ni iki tukazamuha umutima wawe ngo yagukunze oya hari tageti satani yahagurukije abambari be kugira ngo itagatinga abantu isenye ingo isenye itorero ry'Imana ibuze abantu amahoro sibyo kandi yahagurukije ba Delila barahari kandi tesi amafaranga n'ubundi kandi ikibazo si Delila wenyine nubwo turi kuvanga abagore hari n'abasore bazashira abagore hanze hari inyigisho aposo nabonye yigisha ejo bundi Gitwaza avuga ukuntu hari ibintu zaje ubu ngubu hari satani yohereje abadayimoni bakifata amasura y'abantu bari hano ku isi bagenda babana n'abantu bakagira ngo ni abantu kandi ari abadayimoni izina rya Yesu urumva kugira ngo basenye abantu b'Imana gusa turabakeye nukuri birababaje cyane nubwo turi kuvuga
abantu basenge cyane, tugeze mu gihe kibi, tugeze mu gihe cy'imperuka. Urumva nawe mutekereze, mwibaze aho umuntu atagetinga kura gusa ngo asenye mugenzi we, banakorana n'amanyanga bagize kugwa muri izo byaha, narangiza nagushire ku isi yose maze kuryama ugasinzira, gushaka gusa ngo reka ncuruze mbone amafaranga. Ntabwo bishoboka, ayo mafaranga ntazakugwa amahoro, umva nta mahoro uzogira, ntacyo yokumarira. Iyo mivumo y'abana, niyo misaruro, ayo marira y'ababyeyi uri kuriza, izo ngo z'abandi uri gusenya, ayo marira y'abo babyeyi uri kubyungukiramo, ntacyo uzayabazwa. Uzi ko abantu benshi bazamera, uzisanga nawe nka Kayini, kacagiye Kayini yica Abeli, uzasanga nawe uri kivume, abantu bakubona bakagutinya bakagurukanga. Nose niki abantu bagenda basenge pe, Imana dutabare, abapapa bagende basenge cyane, irinde abapapa, irinde n'abamama bagende basenge cyane. Ingo zarahagurukiwe, Satani yagiye azana ubwenge, urumvaga Satani yanjye ubwenge twarabuzi sheri, simbuze ngo ubwenge, mbise ubwenge twa nikiya, simbizi niko bakecuru bazavuga ubwenge twa nawe tuzuga gusobanura. Yagiye azana amayeri menshi, Satani yararakaye. Nyandi ngo amayeri yabwo namenye ngo nibyo niko wesha Satani yahagurukiye itorero, sibyo? Arashaka kugira ngo abantu bacikemo kabiri, imiryango isenyutse. Nubundi ngo Satani ngo yaje kwica no kurimbura cyane, kandi Satani niwe derira, kandi Satani akorera mu bantu cyane, afite abambari bayo bahagurutse wese Yesu wenyine. Abagabo nabo bagenda babifura cyane. Yosefu yagiye he? Yosefu yagiye he? Yarabuze Yosefu ko atakihaba muri iyi si, ko tuguka bakaba gucyana, ko ba Yosefu bashize. ariko Yosefu barahari. Imana yongere kandi yibuka itorero ryayo. Kamubwire hari umuntu uza akora amanyanga akayaja abagore, nuko tuvuga n'abagore ko bimeze. Abagore barahagurukiwe nabo hano hanze cyane, bayi nka data, ibintu bimeze nabi sheri. Uwiteka niwe ugomba kuturengera. Ese nakubwiye story ukuntu umugabo umwe ngo yagiye kubwiriza ngo iwacu ngo ruguru, abantu bahatahazi ngo ruguru, ngo abwiriza ngo ku ijambo ya Yezebeli, avuga nyine ngo ukuntu Yezebeli ngo yari igitangaza, nawe yari kazi ari kuri aho ngaho. Noneho bakabona abantu bari kuryumva, nakabwira ati ko muri kumva imirimo ya Yezebeli cyangwa muri kuyumva, bakavuga ati bakikiza gahoro ngo abona ntibari kubyumva. Naho ngo mu ikanisa hari Yezebeli, harimo ngo Yezebeli, urumva, kandi akwisoma muri Bible yitwa Esiteri mu muhana. Yezebeli niyo yitwaga Esiteri mu muhana. Ngo araranganya amaso nyine abona ntibari kubyumva mu ikanisa, ngo araranganya amaso aravuga ngo se ngo ariko ngo Esiteri ntiyasenze. Abandi baravuga ati ntiyasenze, ataho ati Esiteri muramuzi muri uyu muhana? Ati urumva Esiteri yari icyamamare, yari umusitari, umva Esiteri ngo yari umusitari nawe nyine, ngo ntiyari yoroshe, yari derira, ngo imirimo yiwe yari nk'iya muka Potifari. Ngo arangije ngo baravuga ngo ntiyasenze, ngo yamabwa ngo ariko muramuzi Esiteri muri uno muhana? Abandi ati mu ikanisa, ati turamuzi. Ati rero ijya mirimo muzamubona Esiteri azakora muri uyu muhana, muzamubona ati neza niyo Yezebeli nayo agakora. Niryo jambo ndi gusoma, umva ati niyo ngiyo niyo imirimo ya Yezebeli yari ihwanye n'Esiteri. None rero hari abantu hano nabo sibyo bagira imirimo ya Yezebeli, bahagurukiye ingo z'abandi bataza basinzira. Yewe se niba urugo rwawe bakunaniye kuko ushaka gusenya ingo abantu, bavuga ngo ejo ngo bakoze ngo na lisite ya uzambara bivuga bakagira ngo ni blague, nyamara ngo abagabo barahagurukiwe sheri, ngo bakoze lisite ba Yezebeli uyu munsi yewe ngo bazakora lisite bakavuga ati tumuhige paka abazimu, ukuri kubahiga niko nabazaguye. Rero Imana itabara ingo zacu, Imana itabara abapapa bacu, Imana itabara urubyiruko rwacu. Satani ntabwo yishimira gukora ubukwe, arashaka bakuboneho gatoya, yafite hasi kandi wari ufite ubukwe. Imana kandi ikorera mu bantu, abantu nta bufura bakigira, abantu ntibagikundana n'urukundo rwabuze mu bantu rwashize. Ahubwo nsigaye no mu macaka kumva aho bagusebya
akumva ko nibagusebya ariko amererwa neza aribwo wishima nubaho nabi birababaje abantu basubire ku isoko abantu bongere bagire urukundo rwa kera abantu bongere bakundane abantu bongere batinye icaha ndabona ibintu byose abantu bose bamaze imbaraga icaha twafashe nk'ibintu bisanzwe mbese aho umuntu atinyuka gufata videwo y'undi muntu ngo nta birenze ngo ni ibisanzwe ni ibisanzwe kujya gusebya kwica ubuzima bw'umuntu bwose ibaze nk'umuntu akagenda akiyahura kubera uranyibukije byari sitori nzi naho bijyanye n'ubuhanuzi true story umuntu yambwira ati mfite ikibazo abwira umuhanuzi uhanura ati ngewe rero nabuze umugabo ndashaka ngo nsengere Imana ushobora kuba ibintu bashizeho noneho babizi umukobwa utarashaka wajinze ikijingi urumva ya kandi twebwe umuco wacu zitagushamburiye mbese mama ati ni ibintu bagutayeho bagushize ibiheko ya niyo mpamvu utari mu gushaka yewe umuhanuzi arangije amutwara mu cumba ati kugira ngo ibyo byose bikureho ubwiza babubone kugira ngo dushamburiye urakuramo amahuzu yose yewe ko n'ubushamburiye ngo akuremo amahuzu yose nyamara baba basigaye bafite bya bintu bateraho ngo abantu njya numva babakuzi ntabwo urumva hano mu mujyi warega bagutaho ibintu bakagutwara ibintu byose ubwenge bukagaruka bibaho mwese urumva nk'abo bantu ariko uwo mukobwa we yahise ati mu izina rya Yesu yanga kwikuramo ubu yarashatswe n'umumama n'abana ati reka zigende nzabura abagabo aho ni ukuvuga ngo rero abantu bagenda babe maso banagira n'ubwenge abona abakozi b'Imana baba bazwi ariko se nk'umuntu uje gusaba baho ukuremo imyenda ibyo bintu ni ibiki ese wabibonye ntiwabikuraho utarinze gukuramo imyenda umukobwa aramubwira ngo bihamagare cyane bihamagare bigende hari umuntu rero ufite ibibazo nawe byarenze yanamubwira ko ntanatekereze kabiri agahita avuga ati kubera uburemere afite bw'ikibazo mu mutima wiwe akamuvuga ati ntanabyumve kandi yarangiza ntabikuraho rero abantu bagenda bamenye ubwenge abantu bagenda umuntu ufite ikibazo azabwira Imana agenda abwira Imana erega n'ubundi mu mwenda watabutsemo kabiri twese twegereye si ngombwa ngo twese turinjira amahanuzi ni meza pe twese ntawe utajogana ngo adakunda ngo uvuge Uwiteka cyane ariko kandi ugomba kugira ubwenge kandi buri wese amenye ko afite inzira y'Imana kandi ubuhanuzi bukomeye ni muri Bibiliya nawe Imana yokubwira cyane kandi Imana ikakugirira neza abantu rero bagende basenga Imana cyane ibi bihe bimeze nabi Satani yaraduhagurukiye ariko kandi wowe ushaka gusebya abantu ukagira ngo uzabona amahoro nawe nta mahoro ufite amahoro ni ukuri kandi Imana ikubabariye cyane nawe nta mahoro uzagira nta mugisha uzagira mu byawe sibyo ahubwo nawe ufite ikibazo ahubwo je mwene umuntu n'undi ikibazo uranangiza n'abana bawe umuntu uvuga ngo reka ngushire amavideo hanze y'abantu ngushire none ibaze niba n'umugore ugafata video nk'iyo ngiyo abana be bakazakura bavuga ngo nyina ngo yari kabica nyina ngo ni kivume mu muhanda ni Kayini abantu bose bakaza baguhunga yewe Imana ikabahemukira abana bawe bagende bisubireho pe bisubireho bagende bakizwe neza nubwo amafaranga yabuze reka kuyashakira hatari reka kuyashakira ku buzima bw'abandi reka gusenya imiryango y'abandi ngo kugira ngo ubone inyungu zawe mu miryango y'abandi nta no gushobora no gukira sibyo uyu mubiri twese tuzawusiga kuko ari amarira ntugire ngo karamenekera gusubiza ni umuvumo kandi uyu mubiri gatuzofata ubusiga cyane ibyo rero uzawushimisha ugeze ryari hawuzingi reka gushwana hawuzingi yewe urafata pochette ni ukuri genda wihangane abantu bagenda bakizwe Imana ibarebe neza Imana ibarinde Imana ibitseho Imana ibakomeze abantu bongere basubire basenge bongere abantu bongere bitekerereze isi yarahindutse isi yarahindanye ubwenge bwabaye bwinshi bambwije ubundi arambwira ngo ubuse mutuzi imbaraga zo kwikunda usanga rero ntabwo twikunda yaravuze ngiwi ngo ajya afata umwanya akagenda akisohokana akicana ha wenyine akitekerezaho akabaza ibi bintu nkora nibyo wenyine akamenya wenyine ese inyungu ni iyihe
nzageza ryari si uko se nyine uzacuruza amavidewo y'abandi ugeze ryari nta mpinduka iyo myuka nawe izaza igenda ikujamo ese ubundi wowe uzi ubikora uzona ari impinduka iziba basuvuga ati wenda nagize gutya ntiwanazibashe n'iki ndi kubwira nyine nagize gutya ubwo butunzi nkine wabubonye wabukura he biraguma kwakunda ahubwo nibwo ujya hasi abantu babwira bitekerezeho cyane bitekerezeho pe Imana ibaha umugisha cyane turabakunda cyane ubwo nawe ubutaha tuzaza dukomeza tuganire ku by'imiryango abantu bakomeze bihangane kandi no muri komenti cyane kandi abantu bakomeze bashigikirane dutezanye imbaraga turwanira ikintu cyiza twongere urukundo mu bantu twongere urukundo dutinye Imana twongere dutinye Imana nk'uko twayitinyaga mbere tureke kumenyera ibintu z'Imana Imana itazaduku ishobora nuko Imana gusa ameze nk'abantu ngo turakarira ngo cyane zakera zabikakaye waho zariteye ubwoba Uwiteka yatugiriye imbabazi niyo mpamvu rero tubane mu mahoro nta kintu cyiza nko kubana n'abantu neza ugakora neza ukabana n'abantu neza nicyo uburenganzira Imana yadushiriyeho kubana neza n'abandi gusenya ingo z'abandi kwica ubuzima bw'abandi ntacyo bimaze kandi icyo umuntu yanageraho Imana ibahe umugisha cyane bakunda cyane ciao ciao